Ikigo cy'ubucuruzi cya SamSung, imwe muri kampani ikomeye cyane, yashinzwe mu cyuya ndetse n'amaraso by'abayishinze. SamSung ni ikigo gikomeye kimaze kumenyekana mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye. SamSung yashinzwe mu cyuya ndetse n'umuhati no kutava ku izima by'abayishinze. SamSung ni ikimenyetso cyo gutsinda no kutava ku izima ndetse no gukora ibidashoboka ukagera mu bushorishori. Yashinzwe n'umwana witangirije akaduka gato kacuruzaga amafi yumishijwe ndetse aza kugera kuri byinshi. Ushobora kwibaza uti ninde washinze SamSung? Reka dutangirire muri Koreya y'Epfo. Mu mwaka w'1910 mu kwezi kwa kabiri nibwo havutse umwana muto w'umuhungu avukira muri Koreya y'Epfo. Uwo mwana yahawe izina rya Ijambo. Uyu mwana yari muto cyane kandi ashimishije. Uyu yari umwana wa kane mu muryango wa Ri ndetse na madamu we Ri. Ise yari umukode, akaba yari afite ubutaka bunini cyane. Yakomokaga mu bwami bw'Abayangibani ndetse mu bwoko bw'Abayangju. Ri yize mu mashuri, yize mu ishuri rya Jongodongo ndetse yanize kaminuza, aho yakomereje muri kaminuza ya Wayeda mu gihugu cy'Ubuyapani mu mujyi wa Tokiyo, ariko yaje kuva mu ishuri atarangije. Ri yashakanye na madamu Park Du-eu, baza kubyarana abana 8 barimo abahungu 3 ndetse n'abakobwa 5, ariko yashakanye n'undi mugore wa kabiri witwaga Voroda we n'Umuyapani, baza kubyarana abandi bana 2. Mu bwana bwe Ri yakundaga gukorana na se. Ibyo wese yakoraga byose uyu mwana nawe yarabikoraga. Yari umwana ukunda umurimo no gukora cyane ndetse akanagaragaza ubuhanga mu byo yakoraga n'umuhate mwinshi utagabanije, buryo yabonaga ari umwana ufite inzozi zo kuzagera kuri byinshi. Ise yabatoje kubakundisha umurimo ndetse anabigisha byinshi mu gukora umurimo unoze. Nibyo byatumye Ri akorana umuhati no gukora cyane no kutava ku izima. Ari nabyo byatumye agera ku ntsinzi yatumye ashinga ikigo cya SamSung ndetse kiza no kuba ikigo cya mbere mu bigo bikomeye cyane ku isi, ibigo bivugwa imyato na benshi. Ri yari umuhanga ku buryo butangaje ndetse uburyo yakoraga ubucuruzi bwe byatangaje benshi, n'uburyo mu gihe gito yabashije gushinga ikigo mpuzamahanga cyamenyekanye hirya no hino ku isi. Ri ni umuhanga kandi azahora yibukwa mu mateka. Ushobora kwibaza uti ni gute SamSung yashinzwe? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, bati SamSung yashinzwe ite? Reka tubivimuze. Mu mwaka w'1938 nibwo Ri yashinze akaduka gato. Aka gaduka gato kacuruzaga amafi yumishijwe ndetse agashyira mu kagi ka Daegu. Kari akagigi gatoya kari hafi mu cyaro. Nyuma gato kakaduka kaje gukura kabyara ikigo cy'ubucuruzi gihabwa izina rya SamSung, ariko si ryo zina rya mbere cyahereyeho. Aka gaduka kari gafite abakozi 40, gatangiraga gacuruza amafi, umunyu, umuceri ndetse n'amakoroni. Byose byavaga muri ako gace ka Daegu. Ri yagiye akomeza kunguka ndetse anakora ubushabitsi butandukanye, ariko bwose bushingiye kuri buriya bucuruzi bw'amafi, umunyu ndetse n'ibintu byeraga muri ako gace abijyana ahandi. SamSung yatangiranye serivisi zitandukanye ubwo yari akimara kuyishinga, bivuze ko akagaduka kari kamaze gukura. Harimo serivisi bijyanye n'ibiribwa, imyenda, ubwishingizi, gucunga umutekano, ubucuruzi bw'ubuconco ndetse n'ibindi. Byose byabonaga ko byamukorera amafaranga. Mu mwaka w'1960 nabwo SamSung yinjiye mu ikoranabuhanga, itangira gukoresha ibikoresho byo mu rugo harimo nk'amateleviziyo, amafirigo ndetse n'ibindi bintu byoroheje. Cyane cyane yakoraga televiziyo zira bita black screen. Nyuma yagiye yagura ubucuruzi, iza ndetse no gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye harimo nk'amatelefone, computer n'ibindi bikoresho bitandukanye. Mu mwaka w'1970 nabwo SamSung yahinduye imikorere. SamSung yinjiye mu kubaka amato ndetse yinjira no mu bwikorezi bwo mu nyanja ikoresheje amato, aho yubakiraga amato atandukanye ndetse ikanacuruza ikayashyira ku isoko. Isoko ryo ryaragutse ndetse itangira no kwinjiza amafaranga menshi kubera iyi serivisi nshya yari izanye. Iki cyaza ari igitekerezo cyiza cyane. Ibyatumye SamSung ibika amafaranga menshi. Mwaka w'1947
nyuma y'urupfu rwashinze SamSung yahise yigabanyamo ibice bitanu, ari byo SamSung Group. Iki kikaba ari igice cya mbere, Samsung Group, CJ Group, Hansel Group ndetse n'ikindi gice cya nyuma. Dore ibihe bibi kuri SamSung. Ubwo intambara ya Koreya zombi yabaga ari iby'umucuru yahuye n'ingaruka zayo. Ibi byatumye ubucuruzi bwe bugenda gake ndetse asa naho agiye guhomba kubera iyo ntambara. Ubucuruzi ntibwari bukigenda neza, ifaranga n'ubukungu by'igihugu byari byarangiritse kubera intambara. Ibi byatumye yimukira ava mu gace yari atuyemo ka Daegu ajya mu gace ka Busani, uretse ko yaranguriye ibicuruzwa bye ndetse na bizinesi ye no muri Seoul, ariko icyo gihe yari musajya muri Busani. Kubw'amahirwe yabashije kurinda umutungo we ntiwangirika kubera iyi ntambara, ndetse abasha no kubika amwe mu mafaranga yakoreye kugira ngo atangirika, ndetse iyi ntambara abasha kubikamo amafaranga ku buryo byatumye azamuka nyuma yayo. Dore ibigwi SamSung yagezeho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, SamSung yaguze ikigo cyitwa Gumi rero cyari ikigo cyabaga izina none Hanguku Jonjo, kikaba cyari ikigo cy'itumanaho, ndetse SamSung yarakiguze itayinjira muri serivisi z'itumanaho. Ibi nabyo byatumye itangira kumenyekana ndetse iba n'ikirango cya Koreya y'Epfo, kubera ko byatumye imenyekana mu ikoranabuhanga, cyane cyane ryifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga rihambaye nk'amatelefone, amakompiyuta n'ibindi byuma biteye imbere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nabwo SamSung yakoze ibitangaza. SamSung yabaye iya mbere mu gukora iby'ibikoresho byitwa semiconductors. Ibi bikaba ari ibikoresho bikenerwa cyane mu gukora ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse semiconductors zikaba bikenewe cyane mu mirimo ya buri munsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nabwo SamSung yageze ku bintu bitangaje, aho yabaye iya mbere mu gukora amatelefone ndetse na memory card. Nanone yanabaye iya mbere mu gukora ibyitwa memory chips, buriya memory card tuzi nabwo. Kugeza uyu munsi SamSung ni ikigo kizwi cyane kandi gikomeye, gifite ubucuruzi butandukanye, haba mu ikoranabuhanga, mu gukora imodoka, mu gukora amakompiyuta, ndetse nta n'igikoresho burya cyose kibaho ku isi SamSung idakora. Ikora ibifaro bya gisirikare, igakora imodoka za gisirikare, igakora amamodoka y'amakamyo, igakora ibintu byose bishoboka ushobora gutekereza ko byabaho. Muri SamSung bavuga ko ikora ibintu bisa n'ibitangaza, aho bateganya gukora amakompiyuta asa naho atabaho. Ushobora no gutekereza mu bwenge bwawe ukumva ko izo kompiyuta zitabaho. Bahora mu bushakashatsi butandukanye ndetse no kwagura ubucuruzi, aho usanga bibanda cyane mu gukora ibikoresho bisa naho kubikoresha ari inzozi, aho ubona ibikoresho ukagira ngo uri kurota, ndetse ikoranabuhanga rikazazana impinduka nyinshi zitandukanye. SamSung yagiye igaragaza udushya mu kwamamaza ndetse no kugaragaza ibicuruzwa byayo hirya no hino, aribyo byatumye imenyekana na benshi. Uyu hantu hose ugeze mu gihugu cyose wageramo burya ntiwabahava utabonye icyapa cya SamSung cyangwa ngo ubone imikorere cyangwa telefone yayo. Ariko fone za SamSung, amatelefone atandukanye yayo yagiye anengwaho kuba hari igihe agira agakwama, ndetse akagira n'imikorere yo gutinda ugereranyije n'andi bwoko bw'amatelefone, cyane cyane nka kompanyi zihanganye za iPhone. Ibyo rero bikaba byaragiye binengwaho. Umuryango wari by'umucuru ari wo nashinze SamSung, ubu ni umuryango ukize cyane muri Koreya y'Epfo, kandi ni umuryango wubashywe. Ni umuryango ufite abantu b'intiti kandi abanyabwenge banatunze imari y'amafaranga menshi cyane, ku buryo ubu SamSung iza ku mwanya wa mbere, kandi ikaba umuryango we ukaba ari ikirango cya SamSung. Ifoto yari by'umucuru ari nawe washinze SamSung imanitse hose ahantu SamSung ikorera, mu bigo byayo by'ubushakashatsi, mu nganda zayo ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Umunyakoreya y'Epfo ukora muri SamSung ziba ari inzozi za buri wese, kubera ko ari ikigo gikaze cyane, kandi byatangajwe ko SamSung ariyo yinjiza umutungo wa mbere mu gihugu. Bivuze ko umusoro itanga ndetse n'ibintu byose byinjiza biturutse kuri yo ari byo bintu bituma igihugu cya Koreya y'Epfo gitera imbere. SamSung ntawabura gutangaza ko iri mu makampani ya mbere
atatu ya mbere ku isi akora amatelefone ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga. Nibyo no muri Korea burya iza ku mwanya wa mbere mu makompani atandukanye kandi igira serivisi nyinshi zirimo ishoramari, zirimo ibijyanye n'umutekano, zirimo ibijyanye na assurance cyangwa ubwishingizi, amamodoka, gukora amatelefone, inganda zitandukanye z'imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Gukora muri SamSung biba ari inzozi za buri wese kandi ni ikigo bizwiho gihemba neza kandi kita ku bakozi bacyo mu buryo butangaje. SamSung ni ikirango cy'ikiremwa muntu kivuguruye. SamSung ni ikirango cy'ubwenge, ni ikirango cya buri wese, ni inzozi buri wese yifuza kubamo. Muri SamSung ibikoresho byaho wahagera ukagira ngo ni ukurota. Bakorana ikoranabuhanga rihambaye, ubushakashatsi bwabo buhora imbere mu makompani menshi y'ikoranabuhanga. Reka nkubwire nti reka nsoreze ikiganiro hano, nzakora ikindi kiganiro kivuga ku ikoranabuhanga ryazanywe na SamSung, nkubwire byinshi bifatwa nk'ibitangaza muri SamSung ndetse ushobora no kubyumva ukagira ngo ni inzozi. Cyari igice cya mbere. Nakuze gukora subscribe kuri channel ya Kanguka Rwanda kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubona mu ba mbere. Bye bye.